no mu gitabo cya Zaburi, igitabo cyo guteka kwa kabiri urebye ku gice cya 4 umurongo nuwa 9 n'umurongo w'10 na Zaburi ya 78 uhereye ku gice cya kw'ivese ya mbere. Ndasoma sinsobanura. Haravuga ngo wirinde gusugira umwete wo kurinda umutima wawe, ure kwibagirwa by'amaso yawe yiboneye ibye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe, ubwo wibuka wa munsi uhagarara imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu. Amina. Amen, amen. Reka nsome kandi hano Zaburi ya 78, Zaburi ya 78 mbere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ubwoko bwanjye nimwumva amategeko yanjye, nimutegera amata amagambo yo mu kanwa kanjye, ndabumbura akanwa mbacira imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera, cyane cyane akw'ivese ya 3. Ibyo twumvise tukamenya ibyo batukuruza batubwiye, tuzabyisa abuzukuruza babo, kugira bigiye kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'itangaza yakoze, kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashyizeho iteko mu Isirayeli, ibyo yategetse basogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo igihe kizaza bazabimenye n'abana bazavuka, ngo nabo bazahaguruka babwira abana babo, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwe iby'Imana yakoze, ahubwo bitonde amategeko yayo. Amina. Amen, amen. Sinigisha ariko aya magambo usomye nabahaye nk'umukoro cyangwa se devoir kugira ngo umuntu azayisome ayatekerezeho. Amen. Iwacu muri kiriya gihugu cyo muri Congo, muri rejo ya Kivu Majepfo, ubutumwa bwatugezeho buzanywe n'abazungu bavuye muri ibyo bihugu byo mu Buraya, aho muri ibyo bihugu muri Pays Scandinave, Sweden na Norvège, na hariya mu Bwongereza. Hari habaye ububyutse muri ibyo bihugu nyine, nabo bakira ububyutse cyane, kandi Imana yari ikinguye irembo ry'ivugabutumwa, kandi kugira ngo ubutumwa bugere ku bandi nabo nk'uko bwabagezeho nabo. Ibyo nanjye sinari ntaranavuka, habe na data bazabavuga ngo yavutse hariho ba missionari baje, bari baramwita umwe witwaga Kapiteni ndetse n'iyo zina ryo mu bwana, ariko uwo muzungu yitwaga Cyprien, yari umusedwa, niba yari umusedwa n'ibutse kimwe muri aho hombi, nibo baraje bazana ubutumwa. Abambere baje abutse ngo muri Congo muri 21 niko tuba twumva, bahitira Uvira, abane babo barapfuye, ariko ndetse bamwe bagira amazina yabo. Pasiteri Nkaburuma we afite amazina yabo ba missionari baguye Uvira, ariko abo bane bapfuye muri bo, uwa nyuma yagiye gupfa asomeye Zaburi ya 126 uhereye ku murongo wa 5 n'uwa 4, rya jambo rivuga ngo ababi babarira ngo bazasarura n'ibyishimo. Umuntu atohoye imbuto ze ajya kuarira, ajya kubiba, ariko mu gihe cyo gusarura bazanezerwa afite imiba. Asoma asigara ryanditse, abasigaye baje gushika iwabo baravuga ati wa murima wacu twadutangiye gukubwa mu butumwa, nubwo abacu bapfuye dukwiye kukomeza. Nuko barambukana, abandi baraza, nibo baje bararenga i Remera,
nibo baje bararenga i Remera. Ubutumwa bwiza n'imbuto yaje iraterwa kandi imaze guterwa iramera. Abamisiyonari baje nyine ntibangashika ko batubwira natwe twasanze ariko bakoraga nibo ntibakora mu kajagari bahana imbibi uko bazoza bigisha. Abangereza bahisemo kuzovuga ubutumwa mu gihugu cy'Ababembe. Abangereza abasedwa n'abahitamo kuzavuga ubutumwa hariya muri zone y'Ifizi ya Uvira. Abanorvege nabo bahitamo kuzajya muri zone ya Mwenga. Nubwo babanje hari Kaziba ariko bageze n'ahari Gakwende abari bashaka ubutinyi abari bashaka gushinga nka siege yabo. Bagitanga ubutumwa uko niko bigishije injiri niko tuba tubyumva. Ariko kubwoko bwacu rero ndanumva abantu bavuga ngo twabaye abanyuma twara abanyuma. Mu bakiriye ubutumwa ba mbere harimo abanyamurenge. Amateka bazatubwa kuko umugabo witwaga nta kandi w'abahiga wo mu byo mwabirushya nawe yakiriye ubutumwa bwiza icyo gihe n'abamisiyonari bakiza. Hakira n'undi mugabo w'abanyabyinshi bana bo mwasenkindi witwaga Karosho. Hakira n'undi mushiki wiwe witwaga Sara. Niyo waje nawe abo bantu kandi banyabatizwa mu bantu babatizwe mbere i Remera. Abo bantu barimo uriya mugabo nta kandi niwe muntu watangije itorero kuvuga ubutumwa hariya i Murenge ku Gishagara. Ariko abantu bagiye bahura n'ingorane ariko Imana mu buryo bw'umubiri ariko Imana yabafashije barakomera. Ariko abandi batinda gushaka bakira agakiza. Bigiye kuba muri za 40 n'imisago bamaze ngo ni muri 44 kuri Noel mu mwisho wa 45 bari abamwungura nabo bakira agakiza. Ariko mbere y'abandi kumva ijambo ry'Imana agituye ahantu y'Ubufurero epfo y'Ubufurero ni hagati y'Ubufurero ya collectivité y'Ubufurero y'Abavira. Iwe bari kumwe na mukuru wiwe Rutabagaya bahabigisha bahaye basoma. Rutabagaya afatwa no gusoma wabafatwa n'injinjiri hanyuma arazamuka nyuma nta kandi araza ararenga basanga aho babaga muri za nsasi z'Imuhungu arabigisha. Barapfukama bamwe babitwenge bariya Basebugorore ariko bakaza bagenda kandi bananirwa. Ariko nyuma bageze umusojo baza kwakira agakiza neza kuzuye. Icyo gihe bari nakajami kandi ngo yemeye bakabatizwa i Remera. Abo nibo kandi babaye abafashe ya mbere muri icyo gihe. Noneho rero uko ubutumwa bwageze iwacu kibwazanywe n'umunyu. Abacu bari bajya mu Bafurero baza kubigisha ngo i Remera bakajana umunyu. Basika umuntu akaza waje kutegera bakamuhera umunyu agatahana akabwirwa bati njyewe bampaye umunyu kuko umunyu cyari ikintu kitabonekaga cyane. Bagomba kugabaza abandi bakiyagata bakaba bagendaga bakora aho ngaho. Rero twazanywe n'umunyu twaje ari ugushaka ake bw'ababuyi. Ariko Imana ntawovuga ngo abanyamurenge ngo barigishije ukundi n'Imana yabigishije bonyine. Amen. Hari amakuru nigeze kubona umwembe umwe twaganiriye nawe arambwira ngo umwembe umuzungu w'Umungereza witwaga Sekoti wari muri zone y'Ifizi ndetse ngo iriya ntambara ya kabiri yamusanze ariyo yamukingira ntiyabona umwanya wo gutangwa asubira iwabo mu Bwongereza. ngo yajyaga epfo akazamuka kiriya misozi agasinga ibubembe
ngo bagasanga abantu b'abanyamurenge bicaye bariko baramwikono bari kumwe n'ababigisha ntibumve ngo baramubwira ati ariko ubu bwoko bwe bwabaye gute butazabwemera ngo arabasubiza ati yaba mu rugare umukozi bari ati abantu hamubona ni abakozi b'Imana kandi abo ngabo basomba bavuga ubutumwa bakomeye bazakorera Imana Imana yonyine irabibikiye n'izuba rimwe ndetse ngo yazamutse ararenga hariya mu mirebo gashike mu mirebo arayireba aravuga ati ko ndabona iki gihugu ari umurima w'Imana ko ndabona buri musozi wose ari urusengero rw'Imana ari urusengero rw'Imana ngo yageze mu turambo ahashitse aravuga ati aha hata niyo hazava isoko y'ubutumwa hazava ububyutse buzakwira iki gihugu kandi nyine mu turambo niho ububyutse bwatangiriye mura iba yabaye ahavugira ubutumwa bwiza bukeye ikubikubita iwabo yica abantu baravuga bene mushoza batagejeje imigenzo y'igipagani yo kunywa imiti ngo barahumana ariko babonye nta kibaye abantu bama bemera Imana habaye ikibazo cyabaye Imana ibonye kuko ariko bimeze yahagurukije umuntu witwa Riga araza gura ahantu barabirukana kuko batatanye bimera cyagihe abigiye abanafunzi batatanye muri Yerusalemu sambutse abigishwa bagatwanyika aho bagiye hose bakavuga ubutumwa bamwe barahutse bacaza bijombo abandi baragenda bajya ku ntundo y'Ifurere abandi baja iriya kuzagatongo nuko ariko byageze icyo kibazo cy'ububyutse ndarumva iwacu baratuye umushozo twebwe bakavuga kuko uriya abapasiteri bacu babiri Mutanga na Muganwa nawe ni Mutanga se wa Ruganzu uraho na Simoni Muganwa se wa Sebikamo yarangije abo niyo bafashe ya mbere iwacu natwe musoje bakavuga ngo bari bicaye ngo bakabamuga gusa batangira ngo gusari biko bazaga kwita gusenga ngo gusari bagatangira gupfukama bagasenga bigiye ngo bandi kurwandiko barwohereza ngo kwa Marekani wa CFI collectivité babohereza umuntu wo kubembeza tibaziga bakagira ngo ni umwabo bikora ariko nibaza kwarangiye bikere umwe wari hariya mu Kigarama witwaga Zabuloni ati n'umwarimu baravuganaga mu mwatewe Mutanga tujega simbashe kugenda nibwo yakivaza kamituga kuvurwa kwiwe atuba ufite amaguru ugendere kumubwiraga azoze nanje asengera ugarwa aragenda arasengerwa wamare ubucyaka no baramusengera nuko niko byakije bakavuga ngo ajya kubatizwa murumba Simoni Muganwa na Mutanga na Rwizigura ngo yarakira umwana ina ngo mukurikira yari atubona bya yari umwage gupfa nabi arangagenda nuko ngo abagabo biwacuga bati mugere muje kureba Mutanga hange guhumana Mutanga twarwashije turwanaho yari umwagaga wipfubye tunone agiye kwiyahura nk'indara hari bitse ngo bakwiye nguzehe w'iwanje agenda ari nkamaneko kureba uko bigenda ashitse mu rugumba babo ngo abatijwe ngo bavuye mu ruzavuga kubuka we nawe yamagaruka yatekeye ateba ati naje ndemeye amaze twaje kumenya ubwenge dusangaga iwacu Bushojo hariho ububyutse bukomeye twaroboyeho bukeya turi abana twegari twajya gusenga tuye mu butayu ariko nabonye umunsi umwe naka turi abana tujya kurara ku musozi baza gasengeraho turagenda bene kuya kwa abana nyine aho hantu habaye imbaraga z'Imana haba umuriro w'Imana ikibazo cy'umuriro w'Imana ikanisa ry'Ubushojo yabaye mu ububyutse n'umuza numva barivuga nyine aho ukoga abo ngabo uke n'ubwo bubyutse ukagira ngo none naho ngaho niyo mwenyine gufite ga ububyutse kumbe n'ahari nuko za Rugarama nuko bimeze iriya za Gatongo y'abanani bari bayaga mu umwende rwirahira byono nuko byari ko bigenda
ububyutse bw'amaguruka muri kiriya gihugu amaze bigenda neza, abantu bamenya gusoma bitigishijwe n'abantu, abantu basengera mu nzuzi, n'agaruka bavuga ngo pasiteri Mutangana n'abafemasheni ngo bazagaja muri Mushonjo mu cyambo cyo kuba mbwira ngo bagapfukama mu mazi ngo habagera bakamba bicara mu mazi gutya ngo amazi akabacyagata bahabasenga. Haba imbaraga z'Imana nuko twaraziboneye kabisa, twarazibonye. Bane abantu b'abahanga bama bajijuka icyo gihe iwe na Simoni kuganwa abantu bazi Igiswahili, bazi kuvuga ijambo ry'Imana ndetse bamenya no kwigisha n'abana amashuri. Yewe twigishijwe na Mwungura Gitsogega yavuye Gaturambisambutse yaraje yarabasanze yaje mu Mushonjo, ariko ariwe mukuru we yari umwarimu mukuru nyine. Biragenda ngo bigere mu mwaka 58 turahava tujaga igaho, ariko uwo mwaka 58 ujya gushyira nibwo haje indirimbo yaritutse hano mu Rwanda yitwa Kamakemwa, izari umwuka mubi waruje gusenya itorero. barayiririmba ngo bageraho barayibyina. Uje kugera mu mwaka 60 bamwe baragwa baragusakisa, haguye n'abantu bari bakomeye singera ndetaye ngo naka, ariko abantu barananiwe kuzamurura ugahuruka neza iriya n'azarukombe. Ariko Imana yisigariza abantu, yisigariza imbuto. Abantu basigaye bari maso hari gushenga Imana, bagihagaze ku izamu, bakiri ku izamu bakyabasenga. Nabonye rimwe Mutangage nasura abakristu biwe bari barasigaye bateye Mushosho, hari hasigaye umukecuru umwe nyina wa Rugagaza uriya witwaga Gahumaraheri, n'undi mugore wa Mundeba witwaga Sofia Nyirantwenga. Urumva nawe agenda kubasura, twajanye nawe ndamugerekeza nari mutwajije tubigahora dutaha muri defungo se twavuze tubitaye Mushonjo, ariko akagenda nkamusiga akaza yamfata akicara agasenga. nkabitekereza n'ukuri Imana irayisigaza imbuto, amaze biragenda bakomeza gucana umuriro w'Imana n'abandi bahanzi. Ariko habaye umwaka wa 62 twahunga Gahororo tuja i Bubembe mu Mibunda. Twari aho hantu mu Rudefu rero batwavuye Gahororo tujyana mu Rudefu, ababyeyi bakaza kwinjira Gahororo uketu papa na mama. Noneho nari mutoya busubwe ndaza ndaragiye asize munka abasize ati gutahukana baje kuba umwe uwo munsi nyine hano ku Muhindo ndahavuye ndagiye ngiye ku bandi bantu bahandi sanga ko barateka kanyanga ndahicaye muze ngo ashike munka ngo asange simpari azakwikiye ngo shike asanga ahandi ande giture ndahava imuhira turakamika ngo tubare kukamika turafunguye niki bari gukora hari tinagize ibyo tutaza ngo jimuhira kangira kwisigura numva ko kuvuga ngo ahantu nari pakunze kwatura bikazaze neza, ariko sinorere umwana hanga ngashingira Imana icyo gikorwa data yakoze. Imana ishimwe. Amen. Abantu mukecuru bamusubiza sinakubwiye ukanga ukahaguruka tukavuga kikaza none urabona turi abatumukira mu bihugu ngo ducika mu Mibunda tuhasanga hari ububyutse, ubwo bubyutse nabo bwari buje cyage muri 62 nka n'umwe cyangwa na kabiri. Ubwo bubyutse bwaje ari ibitaru uturuka mu Bubembe murarenga hari azaga keke murarenga hari azarukombe. Amaze gareruga abantu bakabita ngo ni bamarura. Impamvu yabyo byari bitewe n'indirimbo yari sose ababembe bazaga baririmba
barimba ngo muti wakuma wamena maruma none bamabita ngo ni ba maruma iyo ndirimbo rero ingo buvyuste buraza bugira no kwiyabibuye hariya ku kanisa yariyowe na Pastor Rupembwe wari muri Kadeza ariyo IPBGB ubwo buvyuste buraza no kwiberesi aho babakombe bari abo bose bakoraga muri IPBGB no Angereza burasa kandi buraguruka bugera za Gatongo aho nabo bari bamaze guhinduka ba Methodistemo bakitemo bavuye muri mu Bangereza ubwo bubyutse buranda gatana bugera na hariya kuri Kirumba aho Nyabuhuga yarari ahari mwarimu waho burasa kandi bukaza mu Mibunda bukaza muza mugafata berandu bamwe hariya babendera umunesha mu Gacorero bari aba uriya mugabo Ntagunga ariwe ngenda hayo ngo bari Kibuga bari mu byutse kabisa nawe arandagatana bifasha bari munabiwe bari abamana base bitereko nabo ariko hari nabandi bakristo bari bahari nubwo bazaga bapinga abo ngabo ariko umuriro w'Imana ntiwasimye ukomeza kugenda uranda inyaranda uraza bose kandi mubwira hariya muri Sansi gufata bari obeza mwego Pastor obeza mwego na bana ba Mihana na bari abarukema kweli uwo muriro wa ufasha abandi cyo ngo byutufasha abandi bwari indirimbo no gusenga n'amandiko bandika amandiko nico gihe umuntu nabonye amandiko n'ikigera yumvise nubwo nguko urago muri w'inyaranda ngo bije kugera mu mwaka wa 66 nyuma y'urupfu rwa Mushishi nyuma misi mikeya Mushishi yapfuye mu kwa kabiri mu kwa gatanu igihugu kibakugiseruka n'abasirikare bari ngo turahunga turino ku muhanda haruguru za Bikeke za Gipupu ngo bije kugera ko mu kibuke ku munani Mibunda irasenyukana Minembwe nta muntu bayirimo twese tuyivamo n'indondo y'icyo hagati ku mikarati na Kamombo abantu barahunga bakaza barereta hano mu gihugu cy'Umuhira inkamwe zikatira ku misozi ruguru na habukebuke cyari cyo kunyagwa tugera ariko ubwo ngubwo mu rugo abantu bamwe batangira kwikanga batangira kugarukira Imana kugarukira Imana turahunga ariko abantu baturutse Bubembe bafite ububyutse ariko abantu bo mu Rugambo hari haraguye abantu benshi cyane bari barananiwe bisa ngo dutibuke twite Cyanyunda tugura n'abantu bari baturutse ku ndoro y'ubupfurero bari barananiwe icyo gihe Imana ibakihembura abantu amaze buraguruka ububyutse baburatangiye turazamuka turarenga ngo tugere ruguru haba hari umurongo uraturika 69 umuriro w'Imana wamuturika muri kiya gihugu buryaga abantu aho bandiho bazabo nari umwaka w'Imana yigatse ntabwo twagiraga umukecuru umwe wari mu bubyutse bw'Ibushosho yazaga ngo Mana y'Ibushosho akabyumva umukecuru umwe muri Kefiya ntibusemberwa kabyumva na mukecuru umwe Mariya mwina wagisigura kabyumva na nyina wa Pasteri Mitabu witwaga Marta n'Amananga yubazaga ngo Mana y'iwacu Bushosho natwe aho twatuye mu rugo twazaga tugira ngo none byarakinguka ngo none nta handi hantu ubundi imbaraga ngize uko twabitekerezaga niko n'abandi babitekerezaga aho bari uko nukuri ko niko babyemeza ab'inganzi baje nabo sasa bahurutse babazaga noneho ubwo bubyutse bwa cyatuye mwama mukabya cyane bakavuga ngo ayengaje bwari ko buhindura n'abandi bakatoliki amaze umuriro w'Imana wamba waka muri kiya gihugu amen haleluya nzaruba bavuga ngo hari umuntu umwe muri barita wari baramuzanye yari umuntu w'umunyamahanga mu bice sinzi aho yabaye nk'umuntu w'umukozi wo kuragira muri ubwo bubyutse bw'inganji ngo yigeze kuririmba ya ndirimbo baza barimba ngo turashima Imana yuko twavukiye
iyongeraho indi vesi kubera ibintu byose bari buhari araririmba ngo satani yigeze akataraboneka ngo ntabwo ateze kugera kuri iri torero ngo habe no kurota yuko yohagera ngo kuba atinya Uwiteka. Ariko abantu nibagera mu bihe byiza bakabona bari mu byose bakabona bari mu mbaraga z'Imana ntibakiyare. Abasomye igitabo cy'umugenzi muzamusoma hariya mukristo gwageze hariya ku ruzi rwiza ngo yahasanze ibiti bihateye barya imbuto zabyo ngo anywe amazi y'urwo ruzi bari kumwe na mugenzi wiwe amaze ngo bakishima cyane. Amen. Ngo bakarya bakabyuka ngo biziguye ariko ngo nanone urugenzi rwari rugikomeje. Ngo hanyuma barakomeza urugendo ngo bagera mu gihugu bagera mu kiyaya ngo icyo kiyaya ngo bagemonye ngo niho dema ngo yateshuka inzira aragenda ngo agwa mu rugo. N'ubu byose buza gutyo abantu bakamumenya y'Imana bakaba mu buhuru bw'ubukirisitu ariko bakwiye bagahagarara bagakomera kuri Kristo Yesu. Amen. Bagakomeza gusenga. Ngo mu byose buraba ariko Imana ikavuga ngo nimusenge umwambi kw'imbaraga ngo hari igihe kizaba gikomeye nicyo kirimo. Nubona ngo imaso ngihagaze ugicuza itabaza ryawe ntugire ngo kuri kwimeze hariho benshi cyane barohamye ubu ngubu umwijima utwikiriye amahanga menshi cyane. Abantu benshi ubu ngubu baraguye bavuye mu cyizere. Amena. Ariko ubutumwa bwiza bwari uko biri kose umusaruro uzaboneka, uko biri kose Imana izabona umwimbu uvuye mu mirimo wayo. Ubutumwa bwiza bwabwirijwe muri kiriya gihugu ntibuzapfa gusa habe n'ubwo tuba cyabaye amatongo ariko igihe kizagera kuriya Yerusalemu Imana yazaga iyibuka niko izibuka n'ahandi naho. Ariko rero umuntu adashaka ibyiwe apana byetu by'abandi igihugu cyotunga igihugu cyokira ariko budakiza abandi botunga ariko budatuze abandi bo kweza ariko utarejeje ukanahinduka gusabiriza. Muramenye nubwo bimeze bitya kitukabenkanizera buhoro bageze muri cya gihugu kiroga agasinzira yamara gusinzira abambuzi bakamutera bakamamuyaga ibintu byose byari mutunze impamba y'urugendo agasigara by'amaganya ugenda asabiriza abo bahuye n'ababuye byamubayeho kuko yambuwe n'abakwambuza. Nukuri kandi abasomye igitabo cy'umugenzi muzasome hariya ngo mukristo na mugenzi we byiringiro bageze ku misozi y'igikundiro basanga n'imisozi myiza aho ni mu gihe cyiza cy'umubyuke basanga intama za Emmanuel kandi ngo ni wenyine kandi ngo bagubwa neza bararuhuka abari bahari bagubwe beza barabakira. Amena. Aho hantu ngo baza ko kubatinda ngo bahishimiye cyane. Amena. Ariko zashima guhugura kw'abo bungeri abo bungeri bane umwe witwa Bwenge na mugenzi we Kamenyero na Ntagoheka na Mutariganya mu Giswahili agatabo kitwa Safari ya Musafiri ko zakitabo kaza kavuga amazina neza gushaka kurusha kumvikana kushiki ikinyarwanda kaza kavuga ngo ni akili muda kitwa ngo ni ufahamu wa maisha muda kitwa ngo ni mwangalifu muda kitwa ngo ni kweli. Amen. Hallelujah. Abo bantu bagiye mu Kristo na ungeze jirigendera cyane baberetse ibintu byabaye ku bagenzi bababwira abantu bagiye bananirwa abahotore bahariya kwa Gihanda bwihebe abahanogore w'amaso babereka abandi bavunaguritse nabo ngo barabagenzi kabo
bikoreka kuri n'ubu bubyutse bwari bumeze gutyo, ariko umwanzi satani yagiye yabura bamwe ahunyura, bamwe agenda kunyura akabavana mu cyizere. Nicyo gituma Yohana yanditse mu Rwandiko aravuga ngo mwirinde ngo mutazahomberwa ibyo mwakoze. Muri ubwo bubyutse tubuze bwa mbere, hari ababubaye ariko nyuma baranebwa ngo bamare kunebwa, basubira ku migenzo, bamwe barabandwa baraterekera, abari barabuze ibyaha bongera kandi guharika. Rero n'abatarabuze ibyaha barongera kandi baraharika. Muri ubu bubyutse bwabaye bwa 66, hari ababubayemo, bamwe bavuye muri basa kandi baragwa. Habe n'umutoza wo muri 68 bwabaye gutyo, harimo benshi bakwamye bavuye muri bwo baragwa. Hari abageze mu kibaya cyitwa kwiyara barasinzira, bagenda bagwa mu rwobo rwa Dema. Abandi baragiye basinza ku gikingi cya Bwihebe, barahafatirwa barabuhabuha, ubu baranogowe amaso, baragenda baserera ku bituro ngabo ni mu byaha. Ariko agakiza tugakomeza. Uhamwari twaye burayo ndatubyaza muri Rwandiko rwawe mu gice cya 2. Nicyo gituma dukwiye gukomeza. Mu gice cya 2 uzasoma adaro muri cyo gituma dukwiye gukomeza cyane agakiza kacu, ngo tudatemba ngo tukakavanwamo. Tudatemba tukakavamo. Mwese kwijambo ryavuge ngo akamarayika ryakomeye utararyumvira ngo bikitubwa ingaruka, ngo twebwe nitwumvira bizatuzarakoka. Nukuri dukwiye kugakomeza cyane. Ejo pastor yatwigishe neza cyane, atubwira ijambo ry'Imana, umudendezo w'abana b'Imana, uhuru w'abana wa Mungu, uhuru w'abana w'Abakristo. Muri ubwo buhuru twabonye, muramenye uwo mudendezo wacu twabonye, ntitugira urwitwazo rwo gukora ubushake bwacu. Rero muri mukumva ubungubu barimo kumva ubwo buntu bw'Imana, babuhinduye ikintu gusa cyo kugira ngo ubuntu bw'Imana bari mu guteshuka ngo ubuntu bw'Imana ngiyo dukuje umuntu yokora byose kera ubuntu bwarabaye. Ariko twaravuga ngo se dukora ibyaha ngo ubuntu bubwira ati bikabeho, twega bapfukugamira muri byo gute. Twirinde dukomeze kwikomeza kuri Kristo Yesu, abenda Yesu ubwami bw'Imana buratwaranirwa, tutabwinjiramo bakawuteka wenyeguvu. Amena. Ukuri ndanezewe cyane kubana namwe, kandi nishimiye kubabwira amateka mvuze ku bugufi, ariko mwumve cyane, mvuze buke ariko mwumve cyane. Nugera mu gihe cyiza ukagera mu bubyutse, ntukibagirwe ngo bwiyare ko turi ku rugamba. Urugamba ruracyariho. Twahamagaye gusa ngo twamagaye kwa mudendezo, ariko umudendezo wacu tukawira urwitwazo rwo gukora ibyo dushaka. Turagendwa n'itegeko Abakristo. Ari teko tugenga rya Kristo, yateko wa mushasha yamubazaga ngo se guteko rikuru cyane niriye, akabamo ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose. Amena. Kandi ibyakabiri niyo ryingiye bane naryo, kunda mugenzi wawe kuko wikunda. Ngo murayo yongirimo ibyahanuwe ngo n'amateko byuzuye. Amateko y'ibyahanuwe ni mu byuzuye. Amen. Hallelujah. Ariko dukundisha Uwiteka, gukunda Uwiteka n'ugukora no gukiranuka, n'ugukora no gukiranuka kurinda ubuzima bw'ingo bwacu. Niyo twasanye mugira umutima ukwiye ujugira umwete wo kurinda umutima wawe. Kandi ibyo mwumvise muzoze mubigira abana banyu. Muze musubira amateka y'agakiza, umuntu nawe utagira amateka mu nyuma. Ari ututazi yakijijwe. Ibyo gukirwa kwawe n'ibyo kwakira agakiza, uze ubibwira abana bawe, ubabwire ibyo Imana yagukoreye. Ubigisha abandi. Sikuburi byavuze ngo numara kwemera Yesu ko umukiza wawe, ngo ntukigunga n'ibyo yagukoreye. Ujubwira umukiza wawe ko ari wo wawe, kandi ngo kuzasengera kuko nawe wasengewe. Amen.
uzasenga nk'uko wasengewe uragira ngo abamisiyoneri igihe bazaga ntibari ko basenga ntibari ko babiba bahabarira basenga ngo Mana fashyira imbuto twakwiba muri iki gihugu izere nawe bigenza gutyo umuntu wese afite amateka nubwo mwamwe muvuge sinari niteguye kuko ari none nabivugaga njye narizi buri munsi ndabwiriza ngo ejo niho uzavuga amateka ubu ko ndavuga kwa ndafite ahantu nabiteguye ariko mwumve cyane bakristo ubutumwa bwatugezeho bwatuzeho iyo ngiyo mu Burayi none reba nawe bimeze reba amateka umuntu ameze ni mukuru mu Bwongereza ukuntu babaye kuva gukomeye kuva muri ibihugu bya Scandinave urubyiruko rwabayeho ariko muzogira umwete wo kuzamwigisha abana bacu amateka amateka yo gakiza kanyu uko mwakiri kubera nkunda igitabo cy'umugenzi cyane naribuka ngasoma amagambo ya Mukristo n'abishiringiro ngo bavuye aho ngaho ku misozi y'igurire batigutse mu gihugu ngo kiroga ngo bagishikemo none ngo uwababwira wabateba mu bisitotse twenga basinzi ndatereka reka wawe ukiriya mu bwatuge kuri ya misozi ngo twinde gusinzira ahantu waroga tibuyirindi baba afeka kandi atese ibitotsi byaturembeje niki cyo gufasha kabitsinda wabati kuganda amagambo yo gucuruza basubira muri nkuru yahayo kwakira gakiza kawe amen basubira muri nkuru yaha uko batangiye kwakira gakiza bavuga abantu baragiye baca bavuga ibyo banyuzemo iby'Imana yafashe kurinda amen haleluya ngo baragenda ngo baze kwitera hejuru babona tugutse mu kinezeza gitera abagenzi Mukristo muzabugenda buca mu bihugu by'urwo mwuko ariko dukwiye gukomeza ijambo ry'Imana tukagenda dutekereza kugira muri ibyaringe ngo mwumiye ku gakiza kanyu mwahawe matanguma agakiza twahawe gatanga kambere tugakomeze mw'abakristo mwe twizemo amen muze mateka muze mutekereza ibyo Imana yabakoreye je kuba mu mitima yanyu minsi yose mukiriho muje mubizirikana mubibwira abana banyu mubibwira abagore banyu mubibwira abagabo banyu mubibwira inshuti zanyu bizaba uruhererekane Imana izakomeze kuba umuhamya mu bwoko bwanyu n'itorero ryanyu amen 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 haleluya Imana ibafashe bavandimwe kugira ngo mukomere ku buntu bw'Imana kandi mukomeze guhamagarwa kwanyu ibyo mwakuye mugahamya imbere y'abahamya benshi ariko Imana ishimwe cyane ko mwambaye umwanya nkuko nari nabiteguye ko ari none ngiye kuba ari ngo ndavuga amateka nawe ko sinari ko ari none muzahagarare ku musimamo umukristo akwiye kugira agahayo amen amen umukristo akwiye kugira agahayo ku bukristo bwiwe agiye kugira agahayo ku bukristo bwiwe muzi ubugingo twagabariye muri Kristo Yesu muzi umwuka wera Imana yaduhaye haleluya muzi iby'Imana dutegurije ndahagurutse ndahagaze muzi icyo Imana yadukoreye umuntu ntakabigurana iby'isi ntakabigurana iby'isi ngo yibagirwe umuremyi we muze mubizirikana mubizirike ku mitima yanyu mubihambire ku maboko yanyu wishyire ku mutima mujyanike ku nkingi uzubisoma uko bwite n'uko bwishe amen nufanikiwa mu buryo bw'umubiri ariko utekereza uti iri si ryo uyu si wo murage wonyine ibi ni ibya mudakambo amen haleluya Mukristo yabwiye mugenzi wiwe babagana atese yewe Mukristo mwiza mbwira niyi kiza kigufashe wahuye n'intambara unati kiza kimfashe ati yo ndebye uyu mwambaro nambikiwe hariya ku musaraba Bwana pewe sifa haleluya ati yo murebye kare mu mwambaro umukiza wanje yanyambitse ati ndamva mfite fiye ati twindi iyo ndebye iki kimenyetso yashize mu ruhanga aricyo mwuka wera ati kumva biraneshetse biragatsindwa haleluya ati nasa kandi kureba niba umuzingo w'igitabo nahawe ukunguje ati kumva haleluya Bwana apewe sifa amen Bwana apewe sifa amen nugera mu gihugu gikakaye gikomeye uhagarara ku byo
uhagarara ku masezerano yawe. Amen. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Amen. Titurarangiza urugendo abakristu. Bwana pewe sifa. Titurarangiza urugendo. Urugamba ntiturarusoza turacyari muri mashindano. Naratangaye muri abamisiyonari baje batubwira ubutumwa wa disipurine baje kwita Kabuteni amaze gushika hari iremera ngo bicaranire nawe umuntu wavuye muri Swede niba novena muri Swede simbani buka aho yarari akaza akagera hariya muri Afurika araje kuvuga ubutumwa ariko bicara naratangaye agushwa se n'iki bana b'Imana agushwa n'agakobwa k'umupfurero umupfurero n'uko agakobwa k'agapfuro kisiga amavuta bazaga bisiga amavuta y'amagasha aracibwa ngo bari gukibwa n'ababo abura gutaha abura missionari aratura ariho byaje kugera aho ngaho Imana yibuka ari Imana bari kwihana bwahise ngo iminsi ngo bucyagira accident y'imodoka iramwicara muri none hariya muri collectivité y'Express nawe aranusurika kunusurika ariko muramenye dore mwakira imbaraga z'Imana abakira imbaraga z'Imana muramenye ntimugatukisha ubutumwa bwiza ntimugatukisha ubutumwa bwiza ubwo mwabwirije ubwo mwavuze muzahagare ku mahame y'ijambo ry'Imana. Hallelujah. Amena. Uburyo wa Pentecoste wacanwe muri mwebwe muzakomeje mu wenyegeze igicaniro ry'ikazimwe. Muramenye ndibukabe nk'abene Aroni na Dabu na Abihu basinze ibitotsi by'umutima. Basinze ibitotsi umuriro ukazima ku gicaniro uwari baramarite wa munsi bazindurwa ihema ry'Imana wari wohejwe n'Imana. Bakaza gukoresha uwabo niko ndabwira abo bumva simvunika yemwe uko niko kuri niko ndabwira abo bumva simvunika mukomeze icyo mwahawe nawe gatandatu ndabona umwanya uhaye ugenda reka sose ndirimbe reka sose ndirimbe abo katurimbe wa bande guheza umugisha Taturi imirimbo imwe muri ukovuye ya 73 Mani kumugisha we mani kumugisha Najua njia moja ya kufikia mbingu ingawa ikipita katika majaribu lakini iendapo mtingeuka juu na njia hiyo Yesu na njia Yesu najua na amani hiyo ya milele huwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu ni tunu ya heshima iliyotoka Baba amani hiyo Yesu amani hiyo Yesu najua nguvu moja ya kuiponya roho Ninitia amani na faraja inanilinda vema nguvu yangu safi na nguvu hiyo Yesu na nguvu hiyo Yesu najua na kifiko mbinguni huko juu na siku ni karibu kitaponekana yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana kifiko ni mbinguni kifiko ni mbinguni najua na kifiko mbinguni huko juu na siku ni karibu kitaponekana
yafaa kukaza mwendo, kupiga mbiu sawa na kifiko ni mbinguni, kifiko ni mbinguni. Haleluya, 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 haleluya. yafaa tukaze mwendo, kupiga sana, kifiko ni mbinguni. Haleluya. Haleluya. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru. Mana mu izina rya Yesu